Kristo umwami wacu. Thank you.
muri bo ku rwego rwayo. Wifuza hari abazakorerwa kugira ngo muri nyobozi muri izo, ariko umurimo n'uwo nk'abakristo tugomba kwamamaza inkuru z'Imana, Imana ubwayo. Muri kera abaherezabitambo cyangwa abasaseridoti cyane gukiza umuryango w'Imana n'abanyabyaha kweza bitubwira niyo mpamvu yose kugeza akantu k'imbabazi agasiga n'igikoresho n'abasaseridoti kugira ngo berekane izo z'imbabazi ko bari kumwe nazo. Ariko kera niyo umuntu yacumuraga cyane muri ya minsi ikomeye ya Pasika, bafataga amatungo amasekurume bakayikoreza ibyaha byabo. Muri bitanga n'iki bakatura ibyaha byabo imbere y'amatungo, bakagira gute barangiza bakayibonera mu ishyamba, bita ku kimiseko bakayobera mu ishyamba. Ariko bakumva ko bose kuko ibyabo byose babyikurije iryo tungo bikazajya gupfira hirya mu dutayu mu ishyamba, bikazajya gupfira hirya, ariko umuntu agasigara arokotse. Uyu munsi ntabwo tubikoresha amasekurume n'ibiki, sinzi niba nawe nijana ryo gutura mwayabuze, sinzi nawe uzabona ibimasa byo kujya gutura. Ariko kubw'impuhwe z'Imana ntiyashatse kutugora, ahubwo yadukoreye ubundi buryo iduhitiraho abashobora kudufasha gukira ku mutima ndetse no kuri roho, kugira ngo dukire ibyaha byacu. Kuko umuntu uri umunyabyaha, kugira ngo dukire ibyaha byacu. Ahubwo wenda ikigoye rimwe na rimwe ni uko hari igihe ubona tutabagana ari uwazana amasekurume n'ibimasa hariya byo hari twabyikoreza ibyaha byacu. Abasaseridoti ntabwo tukiyikoreza ibyaha byacu kandi niwo murimo wabo. Ariko niyo mpamvu tugomba kubasabira cyane, kuko burya nibyo buri wese azana ibyaha bye abimubwira mu yandi magambo, abimusukaho ufate nk'ingarane wumva wanduye cyane ukajyana muri puberi, burya ni umurimo we. Ubwa kera nyine ufataga ibyo ukabyikoreza iryo tungo rikagenda rikazajya gupfira iyo ngiyo. Umusaseridoti agomba gusabirwa cyane kugira ngo n'ubwo twese tumwikoreza ibyacu, nawe niko Bibiliya yatubwiye, naho mugiraho umwanya wo kwitagatifuza. Umunyantege nke nkawe, kandi tugomba kumwikoreza imitwaro yacu. Niyo mpamvu tugomba gusenga cyane. Atari ibyo gusa, natwe tugomba kumusengera cyane. Kugira ngo adukize kandi nawe ubwe yikize. Icyambere dushishikarize abavandimwe, umukobwa umwe yarageze igihe cyo gushyingirwa, ariko yarakoze amabi menshi, umva ntiyakwiye gutabaza. Kimwe mu bikomeye cyamuye umutwaro ukomeye, hari umwana yarize uwe. Buriya muri Kenya byose by'ibyaha byo gatsinda mu izina rya Yesu bitugiraho ingaruka. Niba uryamye ibyagira ryoha, ariko ujya uvuga uti nubwo kiryoshye, ariko ndabizi ko imbere ntawe mbonye umunsi, ariko imbere byanze bikunze ingaruka bizaza, byanze bikunze. Iki kibi cy'icyaha uyu munsi gikorwa ngo nta muntu ukureba, ariko umenya ko ingaruka zizaza. Rero ibanga ntari ujya ugana imbere ya perezida. Umukobwa rero mu gihe arimo asabwa ari hafi, ntabwo wari uzi agaragaza ko ari ntabwo w'Imana, ariko muri we bikaguma kugaruka, ndetse na nijoro yaba aryamye agasakuza kugeza aho ubwewe muri iryo joro asakuje atabaza umwana we yanyuze.
ntabwo wari ubizi ariko ubwe niwe utangiye kubirevera niwe utangiye kubyerekana ibyamubaye atangiye kubyivugira kandi nawe ntazi igihe yizera umuntu abakeneye icyo bita deliverance abakeneye kwakira agiye mu ntebe ya penetensi akavugisha ukuri kuko hari n'ibyo dusaba penetensi nawe ugasanga turakikira ugasanga icyagombye tubohora ibyo ntacyo tuvuga mu ntebe ya penetensi burya yaba umutwe wa gatatu mwaturi ibyaha byanyu umunyarwanda rero ujya gukira aragira abanyarwanda barabahanga cyane mu yandi magambo kugira ngo ukire atura ivemo kugira ngo ukire ni ukuba kwisharisha nyine kizamuye kwigise kuri wowe maze bavandimwe wenda ahangaha keza cyane ariko ntabwo ahantu tubivugaho kimwe n'abanyamadini ariko n'ubundi kwatura icyaha bitandukanye no kwitaha umunsi umwe umugore yari afite icyaha gikomeye cyane aragenda ahera Kigali nubwo baragiye mu kinamico yabaye ikomeye aragenda akajya mu rusengero aragenda umugore w'umubyara ubwo aca ku ruhande agatera aragenda mu rusengero hose atumaze rero yewe ntabwo ibyaha byanjye kubera ko uyu mwana mubona ameze ntabwo ari umugabo wanjye uyu mugabo we yari ari ubwo byakurikiyeho umwana wari umaze kwiga kwifara ntabwo yongeye kwiga ariko kugira ngo ubwire ko wari uzi ko ufite papa wawe kugira ngo uburyo ubare mu rurimi rwawe kwitwa ngo umusambanyi wari uzi ko ufite so umugabo we iyo uri mugezeho rero ngo wikundire umupira cyane uri mugezeho gerageza gusiga rero tukujya shaka uri ikibuga umugore we yagize uri ikibuga umugore yagize mu rusengero uri ikibuga uri mu mwana ntabwo ari uwa Kristo yakozwe uyu muntu ntakwereka ko kwatura icyaha ntabwo ari ukwitara niyo mpamvu nyine dufite abaherezabitambo tugomba kwaturira ibyaha ntabwo tuzagenda ku gasozi ngo twature ibyaha byanjye hose ntabwo uzaba uri kubaka uzaba uri gusenga kuko ibanga muri penetensi yabo ibanga ryawe ni ngombwa psychologically no muri sosiyete ibanga ryawe ni ngombwa tumenye rero aho twaturira ibyaha byacu bitandukanye no kujya kwitarana reka uyu munsi turekera ahangaha ariko bavandimwe ntitugabundira icyaha kituvuna kandi dufite uzemere utege ujye n'aho wawe umusaserdoti ariko uboho umva yewe umusaserdoti bavuga byinshi ariko ibanga rya penetensi yacu bose muzari bashinzwe ndabizi kubavuga byinshi ariko ibanga rya penetensi muzari bashinzwe ukuri bashinzwe ariko mubasabire cyane kandi mubagane kuko nibo n'umuntu abuhukira niba unabahaye gahunda nibuze kuwa kabiri umunsi ndabahaye kugira ngo ushaka kumusabira ushaka ko mbaha amasaha kugira ngo ikuze na penetensi yawe muri bisi nabakiraga mu biro ariko twabuze na sare kanyirimuwe niho uzajya musanga kuwa kabiri guhera bivuze saa 11 ibyo mbikora nzi ko ni umurimo Imana yampaye kandi ni umurimo nzi ukiza abantu benshi bakabohoka ukabona aho ufite ikibazo atangiye kugenda n'ibitanga nta kigugeze ibitugu nta kigeze nta kimugoye umutima Imana ni imbaraga kandi irasubiza babari
gusabira abasaserdoti